Mwiriwe neza nshuti mukunda kandi mukomeje kubana natwe kuri Hagome TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, turizera yuko mwiriranwa amahoro y'Imana. Tubahaye ikaze tugiye kubagezaho amakuru agezweho y'akababaro, aho umwana w'umunyeshuri yaguye mu mpanuka, aho yagonzwe n'imodoka ya polisi. Gumana natwe rero tukugezeho amakuru y'uko byagenze ndetse n'icyo ubuyobozi bwa polisi bwatangaje. Turakurarikira kugumana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru kugira ngo usobanukirwe neza icyateye iyi mpanuka muri rusange. Turagusaba ngo ugumane natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Turagusaba wowe utarakanda subscribe ukande kukazogera cyangwa se kuri sabone kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona amakuru tuba twaguteguriye gatanu kuri gatanu. Kuduha comment kwanyu, gukanda share ndetse na like nabyo biba ari ingenzi kuko bitugaragariza ko mukunda ndetse mukurikirana ibiganiro n'amakuru tubategurira umunsi ku munsi. Mu karere ka Musanze, umurenge wa Gataraga, muri santere y'ubucuruzi ya Gataraga, imodoka ya polisi yagonze umwana w'umunyeshuri ahita ahasiga ubuzima. Imodoka abaturage bavuga ko yari iya polisi, yari mu muhanda wa kaburimbo uva Rubavu werekeza i Musanze. Yagonze umwana w'umunyeshuri ahita apfa. Ibi byatangajwe n'abaturage bari muri iyo santere ya Gataraga mu murenge wa Gataraga ho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Muri iyi santere y'ubucuruzi akaba ariho iyi modoka ya polisi yagongeye uyu mwana w'umunyeshuri agahita ahasiga ubuzima. Umuturage umwe mu batanze amakuru avuga ko kuba uyu mwana yahaburiye ubuzima byatewe n'uburangare kuko bagerageje kumutabara, umupolisi akababuza akabirukankana, dore ko ngo uyu mwana yari agishobora no kuvuga. Uyu muturage yakomeje agira ati uyu mwana ntabwo yagombaga kubura ubuzima imbere y'abaturage ndetse na polisi, ngo dore ko hanyuze na ambulance abaturage bakamutabariza ariko polisi ntigire icyo ibikoraho. Abaturage mu burakari bwinshi bavuze ko bababajwe cyane n'uko umwana yarinze ashiramo umwuka, yaba uwamugonze ndetse n'abapolisi bahagaze aho ntibagire icyo babikoraho ngo batabare ubuzima bw'umwana. Amakuru ajyanye n'iyi mpanuka kandi yemejwe n'umuvugizi ushinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi, aho yahamije ko iyi mpanuka y'imodoka yahitanye umwana w'umunyeshuri wambukiranyaga umuhanda mu buryo butunguranye. Yagize ati hagati aho ngo umushoferi wari utwaye imodoka akaba yamaze gutabwa muri yombi kugira ngo akorerwe dosiye ishyikirizwe inzego zibishinzwe. Umuvugizi wa polisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda yakomeje agira ati impanuka yabaye saa 4 n'igice, ati iriya modoka yagonze umwana w'umunyeshuri wambukiranyaga umuhanda mu buryo butunguranye birangira yitabye Imana. Akomeza avuga ko umushoferi yafashwe agafungwa, hakaba hagiye gukorwa dosiye hagakurikizwa amategeko ajyanye n'impanuka zo mu muhanda. Uyu mwana wahitanywe n'iyi mpanuka yitwaga Uwase Emerance,
akaba yari afite imyaka 9, akaba yigaga mu kigo cy'amashuri abanza cya Gataraga giherereye mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze, hafi y'aho iyi mpanuka yabereye muri iyi santere ya Gataraga. Hagume TV twihanganishije umuryango mugari wabuze umwana, Imana ibakomeze kandi umwana nawe Uwiteka amwakire mu bayo, tumwifurije iruhuko ridashira. Ngayo rero amakuru y'akababaro, amakuru y'incamugongo, rwose burya mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose umubyeyi kubura umwana aba ari ishavu n'agahinda bikomeye. Babyeyi rero mukomeze kwihangana kandi mukomeze kwakira ibyabaye kuko nta kundi byagenda, uwagiye Imana ikomeze imwakire. Turabashimiye ko mwadutije umwanya wanyu mukadutega amatwi kugeza ku musozo w'aya makuru. Mukomeze kubana natwe kuri Hagume TV, turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho kandi ku gihe 5 kuri 5. Mukomeze mudushyigikire mukanda subscribe kubageze hano bwa mbere, kandi namwe musanzwe mubana natwe umunsi ku munsi mudukurikirana. Comment zanyu, share ndetse na like ni inkunga ikomeye mu gukomeza kubaka uyu muryango mugari wacu ndetse wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, tubifurije kurara neza, murote Imana. Andi makuru yo nakagaruka mu gitondo cyo ku munsi wa 3. Imana ibarinde, turabakunda. Ciao ciao.